ijyanwa kubazwa ry'abanyamakuru benshi cyane bakora ibigendanye na siporo ndetse n'uwaruhagarariye abafana b'ikipe ya PRFC. Ibyo ni ibintu bisanzwe ndetse byamaze no kumenyekana mu babikurikirana cyangwa se abagendera hafi siporo nyarwanda. Ibi rero noneho byaje kuvumbura indi nkubiri ikomeye cyane hagati y'ibitangazamakuru bibiri bitandukanye. Ese mwari mubizi neza ko amakimbirane burya amaze kugera ku kigero cy'ejuru cyane? Abanyamakuru ba SKFM ndetse na Radio na TV1, umunyamakuru Kensi na Mutabaruka bakorana mu biganiro bitandukanye. Aho mu minsi ishize bari bakoze ku kiganiro kivuga uburyo cyishimwe Ricard yatawe muri yombi muri operasiyo yiswe Sosoroka. Ricard ngari gusohorwa munsi y'igitanda mu gihe neza yaragerageje kwisha inzego, ariko zimugwa gitumo yamaze kwisha munsi y'igitanda. Ibi rero byari bibaye nk'umuyaga cyangwa se aho kanze kuri buto ubundi byose bigahita bimeneka. Nuko byatangiye SKFM ihagarariwe n'umuyobozi wayo Sam Karenzi nawe yaje kugitangazamakuru cye maze mu gahinda kenshi. Ubu noneho byinshi byatangiye kujya hanze ngo ishyamba si ryeru mu ruganda rw'itangazamakuru. Mujye muri showbiz naho biba bitoroshye, ariko no mu banyamakuru ba siporo naho ngo burya ibintu ntabwo byoroshye, amashyari ni menshi, inzangano hafi no guhirikana. N'umwanditsi uhimba imyandiko ikomeye cyane ishaka kurambika hasi SKFM byibuze itaramara n'umwaka muri iki gihugu iri gukora. Nyiri SKFM Sam Karenzi mu gahinda kenshi n'akababaro ati urabyandika ukabazengereza ukatujujubya ugatesha umutwe abantu, ariko ngo ntabwo byaramba, ahubwo bigomba guhita birangira uko byagenda kose. Ese wowe waruzi neza iterana ry'amagambo ryabaye hagati ya Kenisi ndetse na Ishimwe Ricard wamaze gutabwa muri yombi kugira ngo abazwe byari gukurikiranwaho, ubundi namara kubisoza ngo agaruke nawe amenagure Kenisi? Ikindi utaruzi ni amagambo yateragwe hagati ya Kazungu Clever ndetse na Kenisi. Ese wari ubizi neza ko SKFM ngo hari abantu bagambiriye kuba bayisenya, bari kwandika imyandiko kuri wifi y'ubuntu birirwa bicayeho ngo bitwaje ngo inzego ndetse bari munsi y'amakote n'ibicucucucu by'abayobozi? Ibi se ubundi wabimenya gute utarubigeze ubikurikirana ngo umenye ibyo ari byo? Kanda subscribe ubundi twikomerezanyeze. Njye nitwa Medal, ahariho wahageze ni kuri Eden Talk, byose turabigufitiye tukumenyesha neza iby'inkundura y'amagambo. Ubundi byatangiye bite? Iyi nkuru ijya gutangira byatangiye ari umunyamakuru Rigani Jangwani ngo bari bibereye Nyamirambo bifatira ku cyayi bari kwinywera. Ibyo rero ntabwo byaje kurangira gutyo kuko bataye muri yombi kugira ngo bajye kubazwa bimwe mu byo bari gukurikiranwaho. Mu gihe hari hashize iminsi witwa Rigani nawe ari mu nkuru no mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye ariko uvuga ku makimbirane yagize n'umunyamakuru mugenzi we bakoranaga kuri RBA witwa Lorenzo. Ibi rero ntabwo byarangiye gutyo kuko muri ako kanya Rugaju akiri kuvugwa mu nzangano zikomeye cyane ndetse n'amatiku we na Lorenzo avuga ko ngo Rugaju yamututse bikamubabaza. Ntabwo byarangiye gutyo kuko APRFC cyangwa se abashinzwe ingabo n'ikipe y'ingabo ya APR baje kugira gutya mu nkundiro ikomeye cyane, baba bagezeho barabakusanya barabajyana. Wakibaza ngo byatangiye bite? Bakibagezayo ako kanya Ishimwe Ricard ukora ku kinyamakuru cya SKFM naho hari umuyaga ukomeye cyane. Inkuru yasohotse kuri TV1, umunyamakuru Kenisi ndetse na Mutabaruka mu kiganiro bari kuvuga uburyo ki Ishimwe Ricard ngo bamusohoye munsi y'igitanda baragerageza kwitsimba, ariko ngo telefoni ye kabari mutamaza mu gihe bayisanze iri ku murongo bakayitrackinga mpaka bamuguye gitumo. Ese wari ubizi neza ko ngo icyo gihe hari hashize igihe n'ubundi witwa Ishimwe Ricard ngo aragiranye amakimbirane n'uwitwa Kenisi imfura y'iwacu, ubundi amagambo akaba menshi. Ibi rero byatumye Kenisi ngabika mu mutwe Ishimwe Ricard maze agize akanya gato yamubona amuciye urwaho nenga aritonda aramucurika rwose amukoza hasi. Maze kuri SKFM bihageze witwa Sam Karenzi ngagira agahinda kenshi n'ishavu ati koko ntabwo byari bikwiye ko umunyamakuru twubaha twese umugabo ukomeye w'igitangaza Kenisi ngatinyuka kwicara ku gitangazamakuru cye agasoma inkuru z'impimbano akabwira abanyarwanda ibitari byo, akabacengeza mu mutwe ko habaye operasiyo yitwa Sosoroka. Ushobora kugira ngo ni ibihimbano ariko bivuze mu magambo menshi yuzuye akababaro. Mu gihe Kenisi yatangaje ko rwose Ishimwe Ricard yabanje guhamagazwa n'inzego ubundi akigira umuntu w'igitangaza, ariko nabyo koko kuko yagiye kuri SKFM mu magambo yuzuye ubwishongozi ati bampamagaye ariko njye sinshobora kubitaba. Oya ntago najyayo habe namba keretse niba bandikira RMC bakandikira na SKFM
nibwo ndibuze kubitaba nkabasobanurira neza ibyo bari kumbaza. Wari umuhamagaye nawe wize neza ndetse usobanukiwe iby'ubugenzacyaha ndetse ushinzwe no kubaza abanyabyaha ati oya ibyo ngibyo ntabwo turi kubibaza SKFM cyangwa se RMC nk'umunyamakuru, turi kukubaza nk'umuntu ku giti cye, ahantu duhuriye n'akazi kawe ndetse n'uruhare tubifitemo, tubwire neza byagenze bite. Umugabo ati oya ntabwo naza, ariko burya yagizaga nkana kuko n'ubundi yari babiri bari kubura, nta ngombwa bayigiza nkana, n'ubundi yagombaga gutaha akagerayo akajya gusobanura neza ibyari kubazwa. Mu gihe Kenisi avuga ko ngo yakomeje kugerageza kwitsimba amaze gusobanukirwa neza ko Rugaju Rigani, Jangwani ndetse na Kalisa bamaze gutabwa muri yombi, Menga agerageza uburyo yakitsimba niko kwisanga ari munsi y'igitanda, ariko telefone iramutamaza. Ibi rero SKFM ntabwo ariko yabitangaje, kuko Sam Karenzi yarasobanura neza ko Ishimwe Rikari ngo yifashe ku giti cye mu kinyabupfura cyinshi cyane, akijyana akishyura ubugenzacyaha ndetse n'abashinzwe kumukurikirana ngo bamubaze, ariko akaba ataragaruka kuri SKFM ngo akomeze nawe agira ibyo avuga cyangwa akora ibiganiro. Ubwo no kuvuga ngo yaragiye ntabwo yagarutse, ngo nubwo yijyanye. Mu magambo ye yuje agahinda n'akababaro kenshi cyane, ati Ishimwe Rikari yarijyanye yigezayo mu kinyabupfura cyinshi cyane, nta muntu ugeze uza kumutora, ntiwagakwiriye gukoresha amagambo avuga ko yasosorewe munsi y'igitanda kandi ari umunyamakuru mugenzi wawe. Ese wowe byumva gute ibya matiko ari hagati y'abagabo koko babakiri babaherwe? None se wari uzi biri kuvuga ko SKFM igambanirwa buri munsi? Ngo hari umuntu ushinzwe kwandika inkuru zuzuye gusenya, kwangisha ndetse no kugerageza gushyira hasi inyamakuru cyitwa SKFM gitaramara n'umwaka gikorera mu Rwanda. Ibi rero ngo Sam Karenzi ngarabizi neza, ati wajujubya, watesha umutwe abantu, wakigira imana yewe hafi kuringanira nayo, abantu bagutinya abandi bakaguhunga, ariko burya ngo ntabwo biramba, ngo biba bizamara igihe gitoya. Rega inkuru yatangiye ari ya Rugaju Rigani watawe muri yombi nyuma yo kuvugwa muri byinshi hagati ye na Lorenzo, maze ako kanya inkuru ikijya hanze babonyemo na Jangwani muramuzi, ni umuvugizi w'abafana b'ikipe ya PRFC bamenyerewe cyane mu guterana amagambo, n'umuvugizi wa Rayon Sport uzwi ku kazina ka Wasiri. Ibi rero ntabwo ari uko byarangiye, ahubwo hahise hiyongeramo na Ishimwe Rikari, maze inkuru itangira Ishimwe Rikari, Jangwani, Kalisa ndetse na Rugaju Rigani w'icyogere wamenyekanye cyane kurenza abandi. Ariko bikira aho ngaho abagabo batangiye kubaganira hagati muri bo, bibaza uko byagenze nyine nk'abantu bafunzwe kandi bakora muri siporo, n'akandi kavuyo gasanzwe muri siporo nyarwanda kari kazwi. Nuko nguko biba biraturitse bigiye hejuru. Kenisi mu biganiro bye byiza cyane akora mu gitondo burakeye, narirarashe ari kumwe na mugenzi we w'icyamamare Mutabaruka. Nuko byatangiye inkuru barazitangira, barazivuga, baraziganira, maze SKFM yari bateze amatwi iri kubumva. Ntabwo ari bo bonyine gusa, n'ibindi binyamakuru byabaganiriyeho birabavuga, ariko Kenisi na SKFM bagaragaje byinshi cyane bitigeze binejeje benshi. Ibi rero hajemo no guturika, none amabanga agiye hanze, umuyaga uri guhuha ni mwinshi cyane. SKFM ngo paka bayirambitse hasi, ariko Sam Karenzi n'abati Imana ntabwo izabyemera, ntabwo ibintu wabyigira cyangwa ujujubya abantu kuko igihe kizagira birangire. Ese ubundi wamenya ari nde koko ngo ushaka guhirika SKFM? None se yaba ari Kenisi cyangwa n'abandi? Mu magambo ya SKFM, Sam Karenzi ntabwo agiye asobanura neza, agarase ku ntego avuga uri kubikora, ariko nyamara ugereranyije uko byari yabanje kuvuga ati ujujubya abantu, utesha abantu umutwe, wigize umukinnyi, umutoza, ushinzwe siporo, ushinzwe amakipe, ati wigize nk'ikimana rwose, ariko ibyo bintu bizashira. Ushobora gutekereza ko ari Kenisi, ariko hoya, Kenisi ntabwo ari wigizwe uvugwamo, ahubwo byari mu nyandiko ijimije cyane. Umukada nawe haraza amati ndabaterura amatimbe hasi mbasobanure neza, nerekana ubwambure bwanyu, ariko nawe inkuru ayirangiza atagaragaje neza. Ninde wicara kuri wifu y'ubuntu akandika inkuru zo gusenya SKFM? Mu gihe SKFM abanyamakuru babiri basanzwe bakora mu bya siporo harashize iminsi bayisimbutse cyangwa se bayisezeye, ubona witwa Nepo Museni mu bicu ndetse na mugenzi we ko barigendeye. Ayo magambo akiri kuvugwa ngo basezereye SKFM, abajemo na Rikari wagiye gufungwa, ariko ibyo bitararangira abahajemo na Kenisi. Mbese SKFM bayicanyeho umuriro mwinshi cyane, ariko se ubundi inkundura yizacura iki, izajyana nde? Dore ko bivuga ko byibuze arenga miliyari 2 z'amanyarwanda ariyo yaburiwe irengero. Mama se Rugaju Rigani, Rikari, Kalisa ndetse na Jangwani koko nibo bari izo miliyari 2, cyangwa hari duke baba baravunguriweho none bakaba bagiye kuturutswa? Aya makuru n'andi yose uzajya uyakurikirana aha ngaha.
ariko se ubundi ibi bya showbiz byo ni iterana ry'amagambo rimaze igihe risecurating ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, ibyo byo ni ibiki? Amafaranga ya APR araza kubakoraho, ariko si ibyo byonyine kuko yatumye n'umuyaga uhuha, none twatangiye kubona amatako y'inkoko. Oya nanjye ndavugishijwe amabuno y'inkoko, kuko umuyaga wahushye mu binyamakuru byinshi bitandukanye. Ninde wari ubizi se ko SKFM bari gushaka kuyirimbura? None se wari ubizi neza ko Ishimwe Rikari ngo yigeze gutinyuka bwose KNC boss wakamutuka? Ahangaha nawe wamugahe ubaye watutse boss wawe, ariko se ubundi KNC ngo yari yoroshye. Sam Karenzi ati ubu ngubu Rikari nagaruka agaterura agatimba hasi igeze aba yicaye kuri izi mikoro, rwose ntuzamamagare umbwira uko byagenze, kuko niwe wamubanje mu gihe cyinshi cya KNC ari kugaragaza neza ko Ishimwe Rikari ngo nubwo yagiye rwose yarabikwiriye ngo ariko yakoze amafuti menshi cyane. Amafuti yarimo no kumusuzugura, nawe yanabyivugiye neza ku gitangazamakuru cyo mu kiganiro yakoze, avuga ko bwose ngo yigeze no kumutukaho baraserera, ariko aramubwira ati mwana nushaka witonde. None ibyamubwiye ngo bimubayeho ritararenga. Sam Karenzi ati naza akaguterera hejuru akakurasa amagambo, ya ntuzigire umamagara, kuko ngo basanzwe bafitanye amakimbirane n'inzangano utamenya uko zatangiye. Ciao.